Guys, njyewe narababwiye buriya hari ikintu mu isi tugomba kwitondera. Guys, aho ngaho wakibaza ngo icyo kintu tugomba kwitondera ni igiki? Kandi koko kirahari. Buriya ibintu uzatinya mu buzima, buriya ni uguhigana n'umuntu ukurusha ijambo cyangwa se n'ubutwari. Aho ngaho wakibaza ngo nshatse kuvuga iki? Urabona Alex ntabwo ari ku rwego rumwe na ba Ivy, ariko ku rundi ruhande Ivy we yumva ko Alex ari we uri ku rwego rwe. Aho ngaho wakibaza ngo nshatse kuvuga iki? Urabona aba babyeyi ba Ivy ntabwo bashaka ko Alex avugana n'umukobwa wabo. Ese koko guys, mu gitondo cya kare mu nyombya mwabonye ko Alphonsine yavuze ngo yabajije mabuja ngo kuzindutse muri iki gitondo. Ibigaragara byo mama Ivy yabyutse kare cyane. Ibyaje kuba ibibazo ni ukuntu Ivy ndetse na Alex bari bazi umupango mama wa Ivy afite. Uwo mupango nta wundi ni uko yari yapanze ko arajya gutanga itangazo mu mujyi wa Kigali kugira ngo arebe ko yabona umwana we. Ese reka tube twihuseho gake. Ese buriya koko guys, ese buriya iryo tangazo bazaribona? Reka turebe. Iryo tangazo azaribona ndetse na mabuja we. Reka tugategereza ture ko kazakunda, ture ko bizakunda. Guys rero twagiye twikomereza. Mwabonye ko mama Ivy yazinutse kare cyane agiye gutanga itangazo nk'uko nahoze mbibabwira. Ese koko ko yibwiriye umugabo we ngo namara kumenya niba nabonaho n'akanunu na kamwe ko ko Ivy akundana na Alex, ngo Alex bazamufungisha. Ako kantu mwakiyumviye ntabwo ngahimbye. Ese gezi koko biraza kugenda gute? Niyo twababwiye ngo iyi filime ni iy'umwaka tubateguriye, sibyo? Aho babaha filime za pirate, ariko twebwe twiyiziye dushaka kubaha ibintu biri rego, ibintu biratuma mutureba, ibintu biratuma mudukunda. Natwe dushaka bya bintu biratuma mudushyigikira, ku buryo twagira n'akabazo runaka mukadufasha, mukavuga ati aka kabazo muhuye nako reka tukabafashe kuko mwaradufashije cyane, natwe muradususurutsa, mutwereka ibintu tutari tuzi, mutwigisha dukuramo isomo, sibyo? Ni uko nguko bemeze kabisa. Ese guys koko buriya ko tutaramenya akazi, ariko abenshi mwakamenye akazi yaba agiye gukora. Ariko mwabonye ko ari kuvuga ngo njyewe ibintu byo kwambara utumini simbishaka. Kandi koko buriya yakuriye mu cyaro, ntabwo azi ibyo bintu by'utumini. Abenshi bo mu cyaro baba bazi ko umuntu yambaye ubusa. Niyo babonye nk'umunyamujyi uciye hano yambaye nk'akamini, murabizi neza cyane induru zihaba ati uriya muntu ni dayimoni. Cyangwa buriya nkamwe abanyacyaro muri kunyumva, mutagenda batutse mwihangane, nanjye ndi umunyacyaro. Buriya kuriya ngo nicyo kiranga nk'umunyamujyi cyangwa se umuntu ushaka amafaranga. Dore uko i Kigali abakobwa batagira akazi, ari wo mwuga wabo wo gukora uburaya. Kandi uburaya ngo bugira n'amafaranga da, ngo nawe uburaya bugira amafaranga. Ariko ntabwo nkubwiye ngo ujye kubukora, uburaya ni bubi cyane. Buriya kwicuruza ubucuruza umubiri wawe, kandi ntabwo biba ari sawa. Okay guys rero reka twikomereze. Ese ko mwabonye hano filime yarangiriye igice cya 48 na karindwi, niba ntibeshe hafi aho. Ese igice gikurikiyeho kiraza kugenda gute? Twarababwiye ngo mujye mudushyigikira, mukore subscribe, ibyinshi biri imbere. Ese Afande ndetse n'umugore we Tony
muri make reka mbivuge Tom ndetse na Tony, ese byo bizagenda gute? Ese bazatandukana? Ese bizagenda gute? Bobo wese bizagenda gute? Haha, okay, kuko guys bajya bavuga ngo reka tugaruke inyuma mu cyaro hariya kwa Nyirankotsa, bajya bavuga ngo buriya ngo umwana wanzwe ni gukura. Mwabonye ukuntu Aime bamwanze cyane, baramutoteza, baramugora, banga kumurihira ishuri, bamufata nabi cyane bishoboka, birenze no kumufata nabi, ariko igihe kirageze. Iyo ni inyigisho ya mbere guys, ugomba gufata mu mutwe. Niba ufite umwana utari uwawe umufate neza, ntabwo uzi ikizagukiza. Ashobora kuba nawe uzagukiza nk'uko Nyirankotsa byari bigiye kumukiza. Ibaze ari kwicuza, amazi yamaze kurenga inkombe, ari kwicuza ati ngiyo menya nkamufata neza. Ari no kurenganya abana bati muri mu mwanyoheje, kandi ari wowe wabashize mu politiki yo kumwanga. Guys rero dukurikirane filime yacu twitonze, mbamenyesha ngo mu kanya gato mwitegure ikindi gice kirahagera cyiza cyane. Ntimucike intege rero, kuko turabakuru tuboza ku mutima. Reka turebe ukuntu Nyirankotsa bizagenda. Ese ngewe ukuntu iyi filime iteguwe, murabizi ko iyo duteguye ikintu ntabwo tukigarukiriza hagati. Izarangira Aime abonanye n'umuryango we, abafashe nabi Aime bose bazabiryozwa, sibyo? Abamucuruje bose bazabiryozwa, abamufashe nabi bizagaragara, sibyo guys? Mwitegure rero, subscribe, yikireho kandi like ndetse na sharing, kugira ngo tubashe kubaho ibintu twishimye, kuko mutadushyigikiye nta kintu twakora. Kandi mwandike comment, muduhe inyunganizi, muvuga ati dushaka ko bigenda gutya. Thank you.